Imana yacu amashyi menshi cyane. Ndagira ngo nanjye mfate uyu mwanya dutambutse amashimwe. Turashima Imana yaduhaye uburyo ikanadutera n'iteka yo kuza guterana n'abera muri Well Salvation, ndetse tukanagira n'umugisha wo guhura n'abandi bashitsi nk'uko mwababonye babakira. Twabyishimiye cyane kandi imitima yacu yarabinezerewe ku butumire baduhaye. Ndagira ngo nanone dushime ku mubano mwiza itorero rya Wells rifitanye na Gospel Assembly Church, abavandimwe n'inshuti n'abaturanyi. Gahunda nyinshi tuba tuzifatanya, iyo badushaka turaboneka kandi natwe twabashaka bakaboneka. Kugira ngo mbishime cyane kandi mbikuye ku mutima n'iby'agaciro. Cya gatatu aza gutinda, ndashima Imana rero kuba baradutekereje bakumva ko ari ngombwa kuza kubana nabo, ndetse bakanatugendera n'umwanya wo gusangira ijambo ry'Imana. Ntabwo mu by'ukuri ari ikintu cyoroshye gisanzwe, nubwo natwe dushumze tubona uburyo twifuza guhagarara hano kenshi, ariko biba bikomeye, aba ari n'iby'agaciro kwicara bakagutekereza utabisabye. Ndagira ngo umushumba uhereye ku muvugizi ndetse n'umushumba Sulomani utabonetse n'abo mufatanya, ndagira ngo mwumve ko tubashimiye kuri ubu butumire mwaduhaye. Mu rwego rero rwo gukoresha igihe neza, ko ziko amasaha musoreza aho bayambwiye, ndagira ngo uze kuyakoresha neza. Reka turambure Bibiliya dusome mu rwandiko rw'Abaroma igice cya 5, umurongo n'uwa mbere tugeze ku murongo wa 5. Rwandiko Paulo yandikiye Abaroma ibice 5, turahera ku murongo wa mbere tugeze ku murongo wa 5. Twese dusome mu izina rya Yesu. Nuko rero ubwo twatsindishirijwe no kwizera, dufite amahoro ku Mana kubw'Umwami wacu Yesu Kristo, wadushyikirije ubu buntu dushikamyemo kubwo kwizera, ngo tubone uko twishimira ibyiringiro byo kuzabona ubwiza bw'Imana. Ariko si ibyo byonyine, ahubwo twishimira no mu makuba yacu, kuko tuzi yuko amakuba atera kwihangana, kandi kwihangana kugatera kunesha ibitugerageza, uko kunesha kugatera ibyiringiro, bene ibyo byiringiro ntibikoze isoni, kuko urukundo rw'Imana rwasabye mu mitima yacu kubw'Umwuka wera twahawe. Amen. Aya niyo magambo Imana yashize ku mutima nifuza ko dusangira muri iki gitondo, kandi nashimishijwe nuko umuyobozi wa gahunda John yagumye kugaruka ku ijambo rivuga ngo ni wizera. Abakunda Yesu twese, haleluya. Yasubiyemo inshuro nyinshi, numva umutima wanje uranyuzwe kuko nateguye amagambo ajyanye no kwizera. Ndavuga ngo nibyo kabisa. Numva umutima urishimye, numva ndatuje, ndavuga ati rero iyi ni confirmation yuko ubutumwa Imana yampaye bwemewe. Nubwo nza kuvuga byinshi mu minota bampaye, ariko nagira ngo usigare ku ijambo, umutwe w'ijambo. Turaganira ijambo rivuga ngo umumaro wo gutunga kwizera. Umumaro cyangwa inyungu zo gutunga kwizera. Muri byinshi umuntu yifuza mu buzima bwa gikristo kandi bukomeye, bifite agaciro, bifite ireme, bidasaza, bidashira, bidahararukwa, ni umukristo wumva akamaro
ko kubana n'ikintu cyitwa kwizera. Ibindi byose bishobora kugira intege nkeya, ariko umukristo iyo yatakaje kwizera, urufatiro ruba rwasenyutse. Iyo umuntu niyo onezerwa, niyo buririmba amarangamutima akazamuka, n'imvamutima zikazamuka, kuko kenshi hari igihe bidukoresha no kumva injyana y'umuziki ishobora gutuma umuntu anyeganyega, ndetse umuntu akanazunguza n'umutwe, ndetse n'ibibazo umuntu yaje afite bikibagirana, ariko iyo ni anesthesia kanya gatoya. Ariko ibintu bifite umumaro mu buzima busanzwe, noneho byagera no mu buzima bwa gikristo, no kwizera. Semeni haleluya. Kwizera biri mu bintu umuntu wese agomba kurinda. Niba hari ibintu umukristo agomba kurinda, ni ikintu cyitwa kwizera. Niba ari ikintu umuntu agomba gutunga mu bifite agaciro mu buzima bw'umukristo, ni ijambo ryitwa kwizera. Niba ari ibintu umuntu agomba kwitwararika udakinisha, ni imbuto yo kwizera. Iyo urebye guhera mu itangira ukageza mu byahishuriwe, ijambo riziza ibindi byose, rifasha ibindi byose, ni ijambo ryo kwizera. Iyo Abraham ataza kwizera, uyu munsi ntiyakagombye kuba afite amateka meza. Atukuzwe. Twongere kandi twese haleluya. Mu buryo rero bwo gukoresha igihe neza, hari ikibazo umuntu agomba kwibaza mbere y'uko umuntu yumva ko kwizera ari ikintu cy'umumaro. Twagombye kwibaza ngo se kwizera ni iki? Wabaza buri wese akamubaza ngo se kwizera ni iki? Ntekereza ko abantu benshi byabagora kubisobanura. Naza kuvuga amagambo agera nko kuri abiri akomeye arimo ayandi, gerageza gusobanura ijambo ryitwa kwizera. Icyambere, kwizera ku bakristo ni urufatiro umukristo yubakiraho. N'ibuye rizize imfuruka rihuza inzu. Kwizera ni urufatiro rw'umukristo, kandi Bibiliya tubwira ngo Kristo niwe rufatiro. Mwavuze mwese haleluya. Kwizera rero nicyo kintu cya mbere, na Yesu yagiye bivuga kenshi. Yagiye ahura n'abana akababwira ngo genda, kwizera kwawe kugize gute? Kuragukijije. Genda, ibyaha byawe birababariwe kubera ko wizeye Yesu. Iyo twumva kwizera nk'urufatiro rw'umukristo yubatseho, bifatanye n'ibindi bintu udashobora gutandukanya. Ibyo ntibihagije kubyumva. Ubwo rufatiro ari we Kristo, kwizera tubibona, tubyerekanisha urukundo dukunda Imana. Ntabwo umuntu ashobora kuvuga ngo yizera Kristo adafite urukundo ayikunda. Cyambere, urufatiro umukristo yubaka ari we Kristo, tubyerekanisha urukundo tumukunda. Yesu yaradukunze, ariko dusaba ko natwe turugarura. Mwavuze mwese haleluya. Umuntu wenyine ashobora kumva ko arufite cyangwa atarufite. Urukundo wumva ukunda Imana yawe, umwanya umara utekereza Imana yawe, umwanya umara utekereza ibyo Yesu yakoze ku buzima bwawe, umwanya umara utekereza ko Yesu yakubabariye ibyaha, umwanya umara werekana imbabazi z'urukundo rw'Imana. Nimwe mu gipimo umuntu wese yishiraho ku munzani akavuga ngo niki kwizera Kristo niki, ni uruhe rukundo nkunda Yesu. Icya kabiri nihuta, ni uburyo wubaha Imana. Kwizera ntabwo ari amagambo, ubyerekananisha kubaha Imana. Kwizera ni uburyo werekanisha kubaha Imana. Icya gatatu kiri muri cyo cyambere arimo mvuga. Cya gatatu ni urwego twerekanishaho uburyo twubahisha Imana. Hari uburyo dusabwa kubaha Imana, ariko iyo umuntu yizeye azatera n'intambwe yo kubahisha Imana. Twubaha Imana, iyo ni intambwe imwe, ariko tukongeraho uburyo tugenda twubahisha Imana, bikagaragaza uburyo twizera Yesu.
murabyumva neza? Mwavuze mwese haleluya. Kwizera ntibihagije gusa kwatura ko Yesu wamwizeye, iyo ni intambwe ntoya, ni intambwe y'umusingi y'urufatiro, ariko hari izindi ntambwe ugenda womekaho. Iyi nzu ndiyobaho duhera ku musingi, ariko ikigira urusengero rukuzura ni amatafari tugenda tuzamura n'inkingi tukageza dusakaye. Kwizera ni ubuzima bw'umukristo bugiye bufite ibintu bigiye byubakwaho, uretse kwerekana ko twubaha Imana, ariko dutera n'intambwe y'uburyo tugenda twubahisha Imana. Buriya rero nkunda kuririmba, ariko ndumva ndashaka kuririmba kuko biraza kumfata umwanya wo nari numvise kera akaririmbo kari kaje, ariko kubera ko mwaka w'umucuranzi mwagize neza, reka dukomere Yesu amashyi menshi cyane. Ikindi gikurikiraho cya kane gisobanura ukuntu kwizera ari urufatiro rw'umukristo yubatseho, n'urwego usabana n'Imana n'isano wumva ufitanye n'Imana. Sinzi ko byumvikanye neza. Kwizera ni urwego umukristo ageramo akareba uburyo asabana n'Imana, akanumva n'isano afitanye n'Imana. Ni ibintu bibiri bitandukanye. Umuntu ashobora gutakaza ubusabane, ariko bigoye ko umuntu atakaza isano. Abakristo barabyumva siko? Kwizera n'isano ryabaye hagati y'umuntu na Kristo. Abamwizeye bose bakizera n'izina rye, yabahaye ububasha n'ubutwari n'uburenganzira bwo kuvuka mu rugo rw'Imana. Iryo ni isano tugirana n'Imana kubera kuyizera. Kumva umumaro wo kwizera ni uburyo wumva usabana na Kristo, ariko ukarenga gusabana ukubaka isano. Umwana ashobora kuba gito, ariko ntibimukuraho isano ko ari uwawe. Umugore ashobora kuba kukubera mwiza, cyangwa umugabo akakubera gito, ntibikuraho isano ko wakubona ati uriya ni umugabo runaka. Habe niyo uje kwibagisha, iryo sano ntiryova. Mwabyumvise neza? Kwizera Kristo, abamwizeye bakizera ko ari umwana w'Imana, bakizera ko ari Imana, bakizera ko ari umukiza, bakizera ko ari Imana yuzuye, bamaze kugirana isano kubera yuko bavutse mu rugo rw'Imana kubera kumwizera, kandi iryo sano ntiryoshira. Icyo turwana naho buri gihe ni uburyo bwo kurepara ubusabane bwacu n'Imana. Rimwe na rimwe hari igihe abantu batakaza ubusabane bagacika intege bakagira ngo batakaje isano. Ni ukuba mutoya mu gakiza. Kera turivuga baratubwiraga ngo iyo ukoze icyaha ngo imirimo yawe yose ngo iza yamihanagurika. So nyigisho ntabwo mugeze kuzumva ngo zizazama zihanagurika, ngo ndetse ukandukurwa no mu gitabo cy'ubugingo kongera ugatangira. Reka ne kubajana muri izo nyigisho ziba zikomeye. Icya kabiri, undi mumaro wo gutunga kwizera. Kwizera ni urufatiro rw'agakiza. Kwizera ni urufatiro rw'agakiza. Mu yandi magambo, nta gakiza kariho hatariho kwizera, kandi nta kwizera kubaho nta gakiza. Kwizera, iyo ufite kwizera muri wowe, ni urufatiro rw'agakiza. Umwanditsi w'ijambo ry'Imana mu butumwa bwiza bwa Matayo yaravuze ngo umuntu yubatse inzu, abantu babiri bubatse amazu atandukanye. Umwe ngo ayubaka ngo ku rutare, imivu iratemba, imvura iragwa, umuyaga ngo urahuha, ariko ngo iyo nzu ngo ntiyigeze igwa kubera yuko yari yubatse ku rufatiro, yari yubatse ku rutare. Iyo umuntu rero afite kwizera kuri muri we, ni urufatiro rw'agakiza,
nubwo umuyaga wohuha, nubwo umuntu yonyura mu bigeragezo, nubwo yonyura mu ntege nkeya, ariko kubera yuko kwizera Kristo byabaye urufatiro, ntabwo ashobora gutakaza ibyiringiro. Niyo mpamvu Dawidi aravuga ngo birashoboka yuko umuntu yagwa inshuro 7 ngo ariko azongera agire gute, abyuke. Handi akavuga ngo urumuri rwaka, urutambi rwamaze kwaka, ntirishobora kuzima. Avuze mwese haleluya. Iyo tuvuze rero ko kwizera ari urufatiro rw'agakiza, ndavuga ibintu nka 2 cyangwa 3 bisobanura iryo jambo. Icyambere, iyo twamaze gutunga kwizera muri twe, kandi kwizera kukaba urufatiro rw'agakiza, tuza tubyerekanisha impinduka zigenda zikorwa mu buzima bw'umuntu. Iyo umuntu yakiriye Yesu nk'umwami n'umukiza, Yesu agahinduka urufatiro rw'agakiza, umuntu yarangiza akizera Yesu nk'umwami n'umukiza, ikiza kibyerekananisha muri wewe n'impinduka zigenda ziba muri wowe. Pawulo yaravuze ngo duhora duhinduka bashya uko bukeye n'uko bwije. Kwizera ni urufatiro rw'agakiza, biza bituma buri gihe cyose tugenda hakorwamo impinduka, habamo guhinduka, habamo kureka, habamo gutera intambwe, kubera yuko kwizera kuri muri twebwe ndikujya gusinzira. N'imbuto ihora yaguka, n'imbuto ihora yunguka, n'imbuto ihora ibyara, n'imbuto ihora itsinda, n'imbuto ihora kugira munini. Ibyo ni bimwe mu bipimo, ni muri za indicateur cyangwa indicators twakoresha icyongereza. Bimwe muri za indicateur umukristo agomba kureba mu mbaraga zo kwizera, n'igihe aba yumva agakiza yakiye kagenda kaza n'impinduka muri we. Imibereho igenda ihinduka, imyifatire ihinduka, imyitwarire ihinduka, imvugo ihinduka, imitekerereze ihinduka. Niyo mpamvu Pawulo yavuze ngo mugire ya mitekerereze yari muri Kristo Yesu. Mwavuze mwese haleluya. Cya kabiri aho ngaho, urufatiro rw'agakiza kimwe mu nkingi yo kwizera, n'imbaraga zikorera mu muntu, n'imbaraga zikorera mu muntu zigenda zimara imbaraga za kamere ziturimo, tukagenda twakira kamere ya Kristo. Iyo umuntu afite kwizera guhinduka imbaraga z'agakiza zikagenda ngo zigira imbaraga zo guhindura, zo gufata abami b'ibitekerezo n'imiterere iri muri wowe, kubera imbaraga ziki zo kwizera Kristo. Cya gatatu gishaka gusobanura urufatiro rw'agakiza, ni ukumva ubuzima busha bubonerwa muri Kristo Yesu. Mwavuze mwese haleluya. Iyo umuntu yumva afite kwizera Imana, imwe mu nyungu ni uburyo umuntu agenda yumva ubuzima busha, uburyo umuntu agenda yumva hari ikintu gitandukanye na kera, ni uburyo umuntu agenda yumva hari ibintu byinshi yagiye avaho, adakoresheje imbaraga z'umubiri zisanzwe, ariko akoresha imbaraga zo kwizera Kristo, kubera ko Kristo ari urufatiro rw'agakiza. Aza agenda anyaga abami n'abatware batubamo. Izo mbaraga rero z'agakiza zikagenda ziduhindura ibyaremwe bisha. Pawulo yavuze neza abwira abakorinto, arababwira ngo umuntu yari muri Kristo Yesu, atukuzo Yesu. Twongere kandi twese haleluya. Iyo umuntu ari muri Kristo Yesu ngo aba ari icyaremwe gisha, ubuzima bwa kera ngo babwashize, akakira ubuzima busha buri muri Kristo Yesu. Ibyo tubyumva kubera yuko dutunze kwizera muri twebwe. Niko kuzakubwira ngo Yesu ubwo yinjiye muri je, ubuzima bugiye kuba busha. Ariko iyo taragira uko kwizera, bihinduka amagambo asanzwe, bihinduka amagambo asanzwe. Bwari uburyo bwo kugerageza kumvikanisha kwizera niki. Reka nongeraho ibindi bintu bigera kuri 4.
dusanga hariya mu Baheburayo igice cya 11 umurongo wa mbere. Iyo turebye muri rwandiko rw'Abaheburayo igice cya 11 umurongo wa mbere, tuhasanga amagambo agera kurane uriya mwanditsi yashizemo agerageza kugira ngo abantu bumve neza kwizera niki. Icyambere yagarutseho, yerekanye yuko kwizera n'imbaraga zitwemeza kw'ibyo tutareba n'ibyo tutabona ko biriho. Kwizera, arabwira ati kwizera kizakwereka umuntu ko yizeye, n'imbaraga zikorera muri we zikurura ibintu bitaboneka n'ibyo atarumva, ariko yabibwirwa mu buryo bwo mu mwuka, umutima n'umutimanama we na Kristo uri muri we akamubwira ngo nibyo. Ko umwanditsi yashatse gusobanura icyo ni cyambere, no kugira iyo confidence. Ashatse ijambo wenda rishobora kuvuga kimwe confidence, abazi Kinyarwanda cimbitse confidence nika. Urimo urasoma kuri ahanditse muri Bibiliya, iyo usomye muri Bibiliya Kinyarwanda usanga ayo magambo adasobanura neza, ariko waje mu zindi no kuvuga ngo uko kwizera uwo mwanditsi yashatse kwerekana ko n'imbaraga ngo zikorera mu muntu ziguterura zikakwereka biri yo hayivuga utarabona, bigihaye bisa no mu bitekerezo, ukabikurura, warangiza umutima ukakubwira ngo bizaba, ukumva ushize ubwo, kumva uratinyutse. Iyo umuntu akakubwira ngo Imana ineretse yuko uzabyara abana b'abahungu b'impanga, wena nta rubyaro ufite, kugira ngo wewe wabibwiwe ubikurure bihinduke ibyawe, wumve ko abo bana bagiye mu nda, uzamure kwizera, ubone madamu aratwite, ubone madamu arabyaye, ubone ko ababyaye, ko abakikiye, ko babayeho. Nibyo uwo mwanditsi yavuze ngo kwizera n'imbaraga zikorera mu muntu zibanza gufata ibitaboneka n'ibyo tutarumva neza, twabikurura bigahinduka ibihari. Uzima waweza waweza zamurira Yesu icyubahiro cyawe. Haleluya, haleluya. Ayo maranga mutima kuva muri ubu buzima busanzwe ukaja mu buzima bwo mu mwuka, ugakurura ibivugwa nk'amagambo ukabihindura ibintu bifatika, nguko kwizera. Ni nawo mumaro wo gutunga kwizera. Cyo ni cyambere umwanditsi washatse gusobanura kwizera niki. Icya kabiri yagarutse, yaravuze ngo kwizera muri uriya murongo n'imbaraga ngo zikorera mu muntu zikimura gushidikanya, zikimika ko bishoboka. Kwizera ni urwego umuntu ageraho atoba gishidikanya niba byaravuzwe n'Imana, nimba ijambo ry'Imana ribivuga, nimba ijambo ry'Imana ryarabihamije, agakuramo ikintu cyitwa gushidikanya. Kwizera kukimikamo birashoboka. Atukuzwe Yesu. Semeni, haleluya, haleluya. Cyangwa gatatu yasobanuye ku bintu byitwa kwizera, aravuga ngo n'imbaraga zihamya ko bibaho, biriho. Kwizera n'imbaraga zihamya ko biriho, birashoboka, bizakunda, byabayeho, bizanabaho. Ari ikintu umwanditsi wa Yesaya yavuze, yaravuze ngo nta ntwaro n'imwe yaducurira ko turwanya izagira ikigira gute dutwara. Umuntu atekereje mu buryo busanzwe
uba wibesha. Abantu benshi barasitara kwizina rya Yesu no kunyerera bisanzwe. Yasitara gutya kabiri mu rukote. Murebe neza. Yicarana n'umuntu yagira gutya ati salire sinzi ko ukuntu nariko numva. You still are young spiritually. Kwizera n'imbaraga umuntu ahambwa zimura gushidikanya, zimura ubwoba. Ukabona Yesu wabambwe, ukabona imbaraga zazuye Yesu, ukabona imbaraga zikora ibitangaza, ukabona imbaraga zuzuza amasezerano, ukabona Imana ivuga kandi igasohoza. Nizo yavuze ngo kwizera n'ukwakira imbaraga zikura gushidikanya, ukambara imbaraga zivuga ngo muri Yesu birashoboka. Muri Yesu muri Yesu, muri Yesu niho turuhukira, muri Yesu niho tubohokera. Semeni haleluya, haleluya. Iyo dufite kwingumara wo kwizera tuzatubona ibitego, tuzatubona ibitego, tuzatubona ibiduhindisha umushyitsi. Ariko twakubita ku munzani wo kwizera igatakaza ireme. Waweza na Ima libadilishe yote, waweza tuma neno la uzima libadilishe yote. Komera Yesu amashyi menshi cyane. Haleluya. Niwo mumaro wo gutunga kwizera. Riyo zarima yarafashe maze amindura ibirimi by'umuriro, ubu ngenda twika ngasenya kubw'izina rya Yesu ndakomeye. Igiteye ubwoba cya nijoro nikizanera ubwoba, yarafashe maze amindura ibirimi by'umuriro, ubu ngenda twika ngasenya kubw'izina rya Yesu ndakomeye. Komera Yesu amashyi menshi. Haleluya, haleluya. Icyakane yasobanuye muri murongo wa 4 aravuga ngo kwizera n'imbaraga zemeza guhora ugirira Imana icyizere. Kwizera nta kintu, a simple definition. Kwizera no guhora ugirira Imana icyizere. That's it. Ibindi no kwirirwa kwizera k'umukristo no guhora ugirira Imana icyizere regardless any situation. Utitaye kumuyaga wahushe, waburaye, wabwiriwe, wabzaye, wakenye, wambaye ubusa, bakubwiye nabi, bagututse. Kwizera stable. Kwizera kugira Imana icyizere muri twebwe kugomba guhora na stability. Be stable. Munazanezerwa hano bamubwira hanze akaba ngo je biranduka nabivuyemo ngo none se we ubwo ntabwo ari kwizera n'umuyaga. Kwizera uriya mwanditsi yavuze ngo kwizera n'ugushishikariza bizera guhora tugirira Kristo icyizere, haba kumanywa haba nijoro, twakenye twabyaye tufite ubukene tutagize gute, byose biriya byose ukavuga ngo Mana uracyari uwo kwizerwa, uri uwo kwizerwa, uri uwo kwizerwa, buri munsi buri saha uri uwo kwizerwa, uri uwo kwizerwa, uri uwo kwizerwa, buri munsi buri saha
komera Yesu amashyi menshi. Haleluya. Haleluya, haleluya. Umumaro wo kwizera ni ukwitoza guhora ugirira Imana icyizere. Guhora witoza kugirira Imana icyizere. Ikindi gikomeye, iyo ushaka kwizera Imana uva mu gakungu. Gakungu buriya ntigatiza imbaraga zo kwizera. Kwitoza kuba mu buzima bwawe wenyine kandi uri mu bandi. Kirumvikanye neza se? Kwitoza kuba mu buzima bwawe wenyine kandi uri mu bandi. Kubera iki? Kugira ngo ukomeze witoze kugirira Imana icyizere. Ni ntambwe ya kabiri. Hari ifatiro nke ziza zishigikira cyangwa ziguhaho amahitamo yo kwizera cyangwa ntiwizere. Icyambere, kwizera gomba kumva ko ari impano. Faith is a gift. Kwizera iyo ushaka kugutunga ugomba kumva yuko kwizera ari impano uhabwa n'Imana. Abamwizeye bose ntibazakorwa n'isoni. Ntibazakorwa n'isoni. Abamwizeye bose ntibazakorwa n'isoni. Abamwizeye bose ntibazakorwa n'isoni. Abamwizeye bose ntibazakorwa n'isoni. Ay, abamwizeye bose ntibazakorwa n'isoni. Ay, abamwizeye bose ntibazakorwa n'isoni. Ay, abamwizeye bose ntibazakorwa n'isoni. Abakwizeye bose ntibazakorwa. Ay, abakwizeye bose ntibazakorwa n'isoni. Abakwizeye bose ntibazakorwa n'isoni. Ay, abakwizeye bose ntibazakorwa n'isoni. Abakwizeye bose ntibazakorwa n'isoni. Ay, abakwizeye bose ntibazakorwa n'isoni. Kwizera kimwe mu mfatiro zazituma umuntu yumva kwizera nuko ari impano. Ntabwo kwizera tuguharanira, ni impano iva ku Mana. Isomye mu Bakorinto ba mbere igice cya 12 umurongo wa 7 kugeza ku 9. Pawulo yabisobanuye neza. Aravuga mu mpano nyinshi, aravuga ngo Imana yigaragariza mu mpano iya buri muntu wese. Kagenda zirondora yaza gusoza kavuga ngo ni impano yo kwizera Imana. Kwizera ntabwo ari impano duhabwa cyangwa umugabane duhabwa n'ababyeyi. Pawulo arababwira ngo bene data, zimwe mu mpano Imana itanga harimo ubwenge n'ubumenyi n'ibindi. Ngo aje gusoza arababwira ngo yemwe itoro gikorino, mumenye ko kwizera Kristo ari impano y'Imana. Mugomba no kwakira impano yo kwizera Imana. Kwizera Imana ugomba kumva ko ari impano itangwa n'Imana. Muzi umunsi umwe abigisha ukuntu babwiye Yesu, baramubwiye ngo mwigisha twongerere kwizera. Twongerere kwizera. Mu yandi magambo bari bahishiwe mu mvugo y'uwo. Bari babanje gukoresha ikinyamubiri. Bagerageza kubera kugendana na Yesu, kubera kwicarana nawe, bagira ngo ibyo ubwami bupfa kubikora. Baragerageza, barapopagura, barananirwa, bageze ati ntako reka tumubwire. Baraza ati mwigisha byanze, cyo tugusaba ni kimwe, twongereye kwizera. Akira impano yo kwizera Imana mu izina rya Yesu. Amen. Haleluya Yesu. Icya kabiri, kwizera bikubiye mu rundi rufatiro rwa kabiri. Kwizera ni amahitamo.
Imana yabwiye Mose, genda ubwira Abisiraheli ubashira imbere yabo kwakira umugisha n'umuvumo, ubugingo no kurimbuka. Babwire bahitemo kwizera Imana no kumva umumaro wo kwizera Imana. Ni amahitamo yawe. Ushobora kubana mu rugo umwe yizera undi atizera, ibyo birasanzwe. Ushobora kubana mu rugo umwe abyumva undi atabyumva. Numwe mu mumaro wo kumva agaciro ko gutunga kwizera nuko wumva yuko ari amahitamo. Kwizera ni amahitamo yawe no kutizera ni amahitamo yawe. Urugero rwa kabiri, Abisiraheli bageze mu butayu bakomwa n'inzoka. Imana ibwira Mose ngo genda ucure inzoka mu muringa uyimanike, uzajya yizera akararama gusa akareba azakiza. Muza abantu bapfuye kwanga gusa umugaga gusa, inzoka ikintu yabajije none mu muringa. Uyu mugabo yabaye ati ikintu acuze do tureba gutya, none amanitse icuma hariya ngo gikoze mu nzoka, ngo nitwuna ubumara bw'inzoka burashira. Kwizera bene data ni amahitamo yawe. Ni kimwe no kwizera ubugingo buhoraho ari amahitamo yawe. Yesu yazanye byose imbere yawe. Yemwe abarusha n'abaremerewe nimunze musange ndagira gute ndabaruhuka. Uwumva arusha kaza mu birenge bya Yesu azaruhuka. Uwumva ashaka ko Yesu amwongera kwizera bamwe kwizera kwagabanutse akongera agashiramo imyuka yo kwizera. Kwizera ntabwo ari impano gusa iva ku Mana, ariko kwizera ni amahitamo yacu. Ni amahitamo yawe. Ni ukubiha agaciro cyangwa ntibiha agaciro. Icya gatatu niyo utangana kuri ya jambo twasomye. Icya gatatu kwizera, urundi rufatiro rwa gatatu, kwizera ni amahitamo y'imyitwarire n'imyifatire ya buri wese. Faith is a discipline. Kwizera ni amahitamo, kubera ko kwizera is a lifestyle, n'ubuzima umuntu ahitamo, agahitamo kugenda neza no kugenda nabi. Kwizera ni amahitamo y'imyifatire n'imyitwarire yawe uhisemo. Kwizera nikomeze. Urugero rumwe gusa nihutangana ku isomo nasomye. Iyo urebye umuntu witwa Enoki, Bibiri itubwira neza no mu Heburayo harabivuga, igice cya 10 guhera ku murongo wa 6 no mu itangiriro bigarukwaho. Enoki yagendanye n'Imana imyaka 300. Yarahisemo ubwo buzima bw'imyifatire n'imyitwarire mu bijyanye no kwizera Imana. Kubera iziyo mpamvu, icya mbere nuko Enoki kubera uwo murongo yari yarafashe w'imyitwarire n'imyifatire yarangwaga n'iki? Icya mbere byamufashije kumvira Imana. Kumvira Imana. Aravuga ngo ubwo numvise ijwi ry'Imana kandi nkaba nizeye ko ari Imana yivuze, icya mbere ngomba kurangwa no kumvira Imana. Icya kabiri cyamufashije kubaha Imana. Kumvira Imana no kuba Imana ishobora kuvuga ariko kumvira bikaba ikindi. Aravuga ngo nzajya nubaha Imana, nzajya numvira Imana. Ikindi kwizera icyo Imana yavuze. Ni nacyo Nowa yakoresheje. Imana yaramubwiye ngo imvura izagwa, bwira abantu baze mu banzi inkuge bazahungire. Abantu ntibabyumva, ariko kubera yuko Nowa yari yarizeye Imana, ahamya yuko imyitwarire n'imyifatire izaba yubaha Imana. Bibiri avuga ngo Nowa atangira kubanza inkuge atarigera abona imvura. Imvura igihe izazira utegereza. Kwizera ni discipline umuntu yiha, igizwe n'imyitwarire n'imyifatire. Hari umuntu ujye uvuga ati ngewe mu rugo nzajya ndyama saa 3. Niyo wamubwira ko aragatoya saa 3 ngomba kuba nageze mu rugo. Undi akakubwira ati ngewe ni saa 8 z'ijoro zitaragira sindoro ndunguruka muri wa rugo. Akicara imbere kamukubita ntacakora.
Iyo mahitamo niyo discipline yihaye. Kwizera Imana ni uburyo umuntu ahitamo muri bwa buryo wizera Imana ukubaka imyifatire n'imyitwarire ariko ishingiye mu kumvira Imana, mu kubaha Imana, mu kumva icyo Imana yakoze ikiruta byose, ugahora ugirira Imana icyizere mu buzima waba unyuramo bwose. Muri ibyo yaravuze n'ijambo ry'Imana ngo tuzatunyura mu misozi tukanyura mu mataba. Ntabwo ko kwizera kuza gusigara. Yo baravuga ngo ibyo byiringiro by'iyo Mana namenye, ibyo byiringiro iyo Mana nizeye. Ba Daniyeli bavuga ngo nubwo iyo Mana itodukiza. Ba Shadaraka na ba Meshaki batitwaye ku bibazo banyuzemo, baravuga ngo iyo Mana twamenye tukayizera tukayigirira icyizere, nubwo twonyura mu muriro utwika, nubwo twonyura mu kanwa k'intare, nubwo ibibazo byoba, nubwo twotakaza ibintu, aravuga ngo iyo Mana ibyo byiringiro zabikomeza, niba na ngombwa nzabipfana, nzabisinzirana. Bavuze mwese haleluya. Yesu kasoreze kuri ariya magambo nasomye mu Baroma. Iyo usesenguye iriya 50 guhera ku murongo wa mbere kwagera ku murongo wa 5, Pawulo yashatse kwerekana inyungu, the benefit zo gutunga kwizera. Ashishikariza abantu arababwira ngo bene data, kwizera muri ubuzima bwa gikristo ni ingenzi, ni urufatiro. Reka mbasangize zimwe mu nyungu Pawulo yagarutseho muri kiriya gice cya 5 twasoma. Cyambere aravuga ngo kwizera biduhindura ngo abatsinzi n'abantu banesha. Iyo twizeye Yesu tukamwizera, kwizera kwa muri twe ngo biza bituremamo imbaraga zo guhinduka abatsinzi n'abantu banesheje. Nta zindi imbaraga twakoresha mu kurwanya ibitugerageza n'ibindi byose tunyuramo. Nta zindi imbaraga zituma dutsinda Satani, nta zindi imbaraga zishobora gutuma dutsinda icyaha n'ikindi cyose. Nuko tufite kwizera kwa Kristo muri twebwe, akatwambika imbaraga tugahinduka abatsinzi n'abantu banesha. Kwizera Imana byose bigira gute? Birashoboka. Icya kabiri Pawulo yavuze inyungu ya kabiri, no kwiyubakamo ibituremamo amahoro. Amwe mu kamaro kwizera Imana, Imana izigenda ikuzuza amahoro mu mutima wawe. Amahoro y'uko udafitanye urubanza n'Imana, amahoro y'uko udafitanye urubanza na buri wese, amahoro y'uko Yesu yishuye byose. Umuntu akumva yuzuye amahoro, akumva amahoro ni yose, akumva umunezero, akumva ibyishimo. Ni nayo mpamvu bayo batabitakaje, bumvaga bafite amahoro y'Imana mu mitima yabo. Ni nacyo gituma Yesu mu magambo yavuze agiye kugenda yaravuze ngo mbasigiye amahoro, ariko se yayandi y'isi batanga. Iyo ufite Kristo muri wowe, kwizera kuza kukuremera amahoro, ukaryama ugasinzira, ukabyuka bikagenda. Waburaye, wabwiriwe, ukenye, ufite ibibazo, uri mu bigeragezo, abantu bose bakwanze, baguhinduye rwamenyo, bakuvugaho baciye bose niwe bavuga, ariko kubera kutunze kwizera Yesu akaza agashira amahoro. Hari indirimbo bagaze barimba, ngaya amahoro, amahoro meza tangwa na Yesu, ngaya amahoro, amahoro meza tangwa na Yesu. Kwizera, umwe mu mumaro biza bidutera kwizera nuko Yesu yari mu mitima yacu, ari mu bugingo bwacu, azaturisha ibintu byose, azacecekesha amajwi yose, umuyaga uhuha akawutuza. Yesu niwe uducecekesha inyanja, Yesu niwe uducecekesha ibihuma,
Yesu niwe uducecekesha ibidutera ubwoba, ariko kubera ko twizeye Kristo muri twebwe kumva dufite amahoro. Nimwakira amahoro ya Yesu mu mitima yanyu mwese. Hallelujah. Kwizera bene data, nugira kwizera ibikugerageza byose nibikurwanya uzabinyura ngufite amahoro, kuko Yesu aruta byose. Icya gatatu nihuta, bituremamo imbaraga zo kuba mu buntu bw'Imana. Mwanditse arabanga ubuntu bwawe Yesu bugize gute? Burambagije. Kwizera niko kuzaho kubwira ukavuga ngo umutima wakavuga ngo Mana ndanyuzwe uko ngufite ndamahoro, ndashima cyane ko yambonye akanshyigikira. Ndeba hirya, ndeba hino, urukundo ruragose. Kwizera ngo biza bitwubakamo ugafiringa ukumva neza ubuntu bw'Imana burimo burakujarira hose. Bavuga ati Yesu ubuntu bwawe burampagije, kuba ngufite n'amahoro n'ubuntu bwawe burampagije. Dawudi aravuga ngo zaza ndyama nisiguye, base ngo nta bibazo yari afite, ariko kubera ko Yesu ari amahoro kandi Yesu agize ubuntu bw'Imana akabwumva, imbabazi z'Imana akazumva, yaravuze ngo zaza ndyama nisiguye. Uzi impamvu abantu benshi baza baca amashuka baryamye? Nuko utagira amahoro mu mutima n'ubuntu bw'Imana. Akarara ateragura imigeri agasanga ishuka yacitse, abandi bagapfunya. Nimureke gupfunya mu izina rya Yesu, ubuntu bw'Imana burabahagije mwese. Amen. Zaza ndyama nisiguye, wewe ni Mungu asiyeshindwa, matendo yako ni ya ajabu. Wewe ni Mungu usiyeshindwa, matendo yako ni ya ajabu. Wewe ni Mungu usiyeshindwa, matendo yako ni ya ajabu. Wewe ni Mungu usiyeshindwa, matendo yako ni ya ajabu. komera Yesu amashi menshi cyane. Arabwira ngo bene data, nta kindi inyungu zo kwizera Yesu bitubikamo imbaraga zo kumva ubuntu bw'Imana, upendo wa Mungu, amani ya Yesu, kugira neza kw'Imana, ibyishimo by'Imana. Ntabwo gutunga byinshi arizo biduha umunezero, nta nubwo kurya cyane ugahaga aribyo bituma usinzira. Ni amahoro yo mu mutima, kandi amahoro ava he? Muri Kristo Yesu. Cyakane nihuta ngana ku misozo, bitubikamo ibyiringiro bidakoze isoni. Muri ibyo aravuga byiringiro byanjye ni Yesu, byiringiro byanjye ni Yesu, niwe utakoze isoni, niwe utakoze isoni. Byiringiro we, byiringiro byanjye ni Yesu, byiringiro byanjye ni Yesu, niwe utakoze isoni. Semari, haleluya, Haleluya. Iyo twizeye Kristo, imwe mu nyungu azazana akaturemamo ibyiringiro. Wewe ni Mungu usiyeshindwa, matendo yako ni ya ajabu. Wewe ni Mungu usiyeshindwa, matendo yako ni ya ajabu. Wewe ni Mungu usiyeshindwa, matendo yako ni ya ajabu. Semari, haleluya. Haleluya. Iyo dufite kwizera
azadushiramo ibyiringiro bidacika intege. Kavuga ngo ubwo turi kumwe na Yesu, ubwo ndi kumwe na Yesu ndamahoro. Kavuga ubwo Yesu turi kumwe, haijalishi waliosema kwako, haijalishi mapito yako, usiangalie historia yako ndugu, wewe songa mbele, songa mbele tu, songa mbele tu, Mungu wako anakujali. Hallelujah, amen. Kwizera kuza kukarema ibyiringiro ukagenda nta pfuno. Never. Kavuga I don't care, jewe cyonzi gusa ndamahoro na Yesu. Cya gatanu nihuta, bituremamo ibyishimo. Icyambere, kwishimira ngo no mu bihe by'amakuba yacu. Hari abantu baza bagira ngo baradufatira mu makuba n'ibyago twagize, ariko kubera ko dutunze Yesu baza kwagira bagasanga kera Yesu yicaye ku mutima, akicara ku marangamutima, kugira ngo batavuga ngo aba ni babandi, aba si babandi birirwa bigisha ibyiringiro ko yahogoye. Ariko iyo dufitemo kwizera, Pawulo arabwira ngo bene inyungu zo kwizera Kristo ngo azabana natwe no mu bihe by'amakuba. Abapagani tubatungizemo ijisho bakazo yo ngo mwamubonye hamo n'amabuye ni igiti, ese we ni ikinya? Ni Yesu wamugize ikinya. Aze kumwandarika mugende muvuga kwageza aririmba none ngo abaye ngo muzamune sara Kristo agira ngo arikanze. Pawulo aravuga ngo bimwe mu nyungu zo kwizera Kristo ngo azaturemera kwishimira no mu makuba. Muzaba Bildadi n'abandi bazaga kwa Yobu, baze kureba ko yatakaje ibyiringiro, bagasanga yo barakomeye. Kindi gikurikiraho nihuta, cya gatandatu, imbaraga zo kwihangana no mu makuba. Hari ukwishimira mu makuba, ariko Yesu akagenda kongeraho no kwihangana. Byaba ari igipindi cyo kwihangana ukikomeza, kandi byasaba yuko cyo gusanga umuntu yageze nk'ibyago agafata umunsi wa mbere atumbamye, ariko ukabona afite kwihangana. Kuwa gatatu kubera ko Yesu yamaze kweyura umutima utungana, agahaguruka akaririmba, agahaguruka agatega amaboko, agahaguruka atanga ubuhamya kugira ngo yubahishe kwizera kuri muri Kristo muri we. Cya karindwi nihuta, bituremamo imbaraga zo kunesha ibitugaragaza. Nimuterwa na byinshi bibagerageza, nimuterwa n'intambara, nimuterwa n'amakuba, nimuterwa n'ibidukosha n'ibiduhagurukiye, Yesu kubera ko twizeye Kristo azaturemamo imbaraga zo kunesha. Pawulo aravuga mu cya 8, niki cyadutandukanya n'urukundo rwa Kristo? Niki cyatuma dutakaza kwizera? Niki cyatuma Yesu adakomeza kuba muzima muri twebwe? Niki cyatuma Yesu tudakomeza kumuhamya? Nuko mu nyungu zo kwizera Kristo ngo azaturemamo imbaraga zo kwihangana. Yakobo ngo aze kuvuga ngo hahirwa bihanganira ibigerageza byose, nibamara kubirangiza bazahagira gute? Bazahabwa ikamba. Uvuga ngo mwana waranesheje, ngwino winjire mu bwami bwa So, wari wambaye imbaraga zo kunesha. Hahirwa bihanganira ibigerageza byose, byose, no mu makuba, no mu byago, no mu ntambara, no mu bukene n'ibindi. Pawulo yakoze urutonde ntiyarurangiza, ariko aravuga ngo hari imbaraga ziri muri Kristo Yesu zibitse mu kintu cyitwa kwizera Kristo muri wowe. Nuko iyo umaze kwizera Kristo, kunesha ko muri Kristo, DNA ya Yesu yo kunesha turayigabana. Cya karindwi, hasigaye bibiri mwihangane soza, bituremamo imbaraga nanavuze zo kunesha ibitugaragaza. Icya 8, bituremamo imbaraga ibyiringiro ngo bidakoze isoni. Hari igihe tugira ibyiringiro biraba, hari igihe abantu baba bagutezemo imbaraga zo kunesha, hari igihe abantu baba bagutezemo kwerekana Imana wamenye kubera kuri mu bigoye. Ariko Pawulo aravuga ngo ye nimugira kwizera, Imana izabaremamo ibyiringiro bidakoze isoni.
Abaheburayo 13:8 ngana ku musozo aravuga ijambo ngena ngo uko Yesu yarari. Semeni haleluya. Yesu wabanye na Abrahamu na ba Mose na ba Samuel na ba Esaya, ni nawo wabanye n'abigishwa be, ni nawo wabanye na ba Paulo. Aravuga uko Yesu yarari, uko Imana yari mu mitima y'abizera ngo ntigihinduka, n'uyu munsi ntizahinduka, n'ejo hazaza Yesu ntazahinduka. Kuba mutegereje kandi batunze kwiza icyanyuma soza ngo bituremamo gukunda Imana. Kwizera niko konyine kuza kuzamura muri wowe gukunda Imana. Bene data bavandimwe, soza narinje ngo tuganire ngo wumve umumaro wo gutunga kwizera mu buzima bwawe buri munsi. Harimo inyungu, harimo umugisha. Nimwakira ijambo ry'Imana mwese. Amen.